Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bibane namwe. Mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya, aho dukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Muramutse rero mugize ikibazo mwatwandikira kuri email urinzwe.faustino@gmail.com. Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bibane namwe. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, akaba ari njye mukomezanyije gusoma Bibiliya. Nababwiye yuko dusoma isomo tukareba icyo Imana itubwira uwo munsi ndetse tukirirwana nacyo rwose. Munyemerero mbere yuko dukomeza dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe kandi ukiduhaye amagara mazima, izina ryawe nirishimwe. Ndakwiragije rero kugira ngo ukomeze kutubana nanjye kandi n'abavandimwe ukomeze kubana nabo. Twese umugisha wasezeraniye abagukunda kandi bakakwizera urushaho kuwudusesekazaho, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, mujya mwumva mbararikira gukora subscribe, nta yindi mpamvu ni ukugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kubageraho. Rero nababwiye yuko dukoresha Bibiliya eshatu, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Rero tukaba dusoma isomo riri mu isezerano rikuru cyangwa rya kera, tugasoma n'irindi somo riri mu isezerano rishya. Uyu munsi rero tugeze muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bavandimwe, Yesu nawe yatangiye kwigisha ubutumwa nk'ubwa Yohana, aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Rero bavandimwe, ijuru riratwegereye cyangwa ibyo sezeranijwe biratwegereye cyane kurenza abo mu gihe cya kera. N'uyu munsi rero ijuru riracyatanga umuburo riti, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi igihe cyo gucira abantu urubanza rwose gisohoye. Muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo guhera ubwo Yezu atangira kwigisha agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Bavandimwe, ahangaha muri Bibiliya ntagatifu bakoresheje mwisubireho cyangwa mureke ibyaha byanyu, nimwiyeze mwiboneze ariko mubicesha amaraso ya Yesu Kristo. Reka ubuntu n'amahoro by'Imana bikomeze kubana namwe. In Holy Bible King James Version KJV, Matthew chapter 4 verse 17. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bavandimwe, ku bari kusobanukirwa n'icyongereza, ahangaha muri kumva yuko naho bari kuvuga ngo muri icyo gihe Yesu atangira kwigisha, maze aravuga ati, mwihane kuko ingoma y'ijuru cyangwa ubwami bw'ijuru buri hafi kandi buri mu biganza byanyu. Bavandimwe, ijuru riraturarikira kwihana. Mu Itangiriro igice cya 4 ku murongo wa 9, muribuka mu Itangiriro igice cya 4 turi ku bantu babiri ari we bita Kayini ndetse na Abeli. Rero ahangaha turi kubona ngo Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ahangaha Uwiteka yarabajije Kayini ahantu Abeli ari, maze Kayini asubiza ijambo ribi kandi riteye ubwoba, aravuga ngo ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Bavandimwe, ahangaha turakuramo isomo rikomeye. Ahangaha hari igihe nawe bazwi ibya bene so cyangwa iby'abantu bari kuzimirira mu byaha, ukavuga ngo ntabyo nzi, nta nubwo nshaka kubikora. Ariko Uwiteka ari kuvuga ngo irinde gusubiza igisubizo nk'icya Kayini, ujye gushaka mwene so bita Abeli. Bavandimwe, mu Intangiriro igice cya 4 umurongo wa 9,
Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Undi ati simbizi, mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye? Bavandimwe, ibisubizo nk'ibyo mujya mubibona muri iyi minsi. In Holy Bible King James Version KJV Genesis chapter 4 verse 9, the Lord blesses accuse up Cain. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Bavandimwe, murumva yuko kubasobanukira ururimi rw'icyongereza nisanga n'ingwe kandi rwose birasa. Reka Uwiteka atugire neza, twihane kandi tujye gushaka bene data. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mana yacu, data wa twese, tugushimiye ko urutwitaho, uratubwiye ngo twihane, ngaduteze iyo ntambwe, uduhe kwihana nyakuri, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutuyobora ndetse no kutubera byose, mu izina rya Yesu, amen.